mama yarakiriho kuko papa wanjye we ewe bamwishe ku ikubitiro rya mbere. Papa wanjye hari abantu yari yarahaye inka ariko noneho icyo gitero cya kabiri cyajemo abantu bo mu rubo wacu kuko kari agasozi akako hakurya n'akandi hagati haciyemo umugezi. Baraza bamaze kuza bajya kureba aho ya mirambi ryamye itegereje gushiramo umwuka ngo padiri agenda abahambe. Yamukubise impiri imwe yonyine baba bamutaye aho ngaho. Ikintu cyambabaje ntabwo nigeze noneho interahamwe ajya kubangura ikikoni yari afite bitamusaba imbabazi. Arangije wa musirikare amubwira ati muretse arimwe hari abicaga hari abasogotaga ndangije turagenda tugezeyo dusanga huzuye. Sinamenye igihe nikubitiye hasi naho natangiriye urugendo rwo guhahamuka. Ubazi ntago niyo tugiye kwibuka babandi ruhande barancunga kuko byanze bikunze nanjye numbaze ngo byaje gute ariko ni ibintu byafashe. Gasaro TV. Bakunzi ba Gasaro TV tubahaye ikaze umerere mu mande zose z'isi ndabasoje muri hose ndetse dukomeza twibuka abacu bazize jenoside yakorewe abatutsi mu mwaka w'1994 turwanya n'abayipfobya. Uyu munsi rero turi n'umutumirwa wahuye n'ibikomere ndetse navuga yuko afite ubuhamya bwinshi ariko uyu munsi reka mvuge ngo nukwibuka twiyubaka. Tujye gutangira dusengera kuko ntago biba byoroshye ni ibintu biba bigoye cyane kuba umuntu yasubira muri buriya buhamya. Navuga yuko no kugira umutima ukomeye watangira udusengera. Witekanye ijuru n'isi ndagushimiye kandi ndaguhimbaje. Ndagushimiye ko wabanye nanjye ukaba mu ruhande rwanjye. Ndagushimiye ko warinze n'aba bene data tuhuye kandi ukaturindira ubugingo ndetse n'imibiri. Hari byinshi byari bidukomereye ariko uhimbazwe ko watwongera iminsi yo kubaho. Ndagushimiye nicaye aha hantu ahari nkurikije ivuko ryanjye cyangwa se ubuzima bwanjye cyangwa se imibereho yanjye cyangwa se ibyo naciyemo ntago nakabaye nicaye aha ariko nuhimbazwe ko wanyongereye iminsi yo kubaho. Natwe ni kuba tugenjereje nawe turi kumwe bene data. Uhimbazwe rero ko tubonanye turatangiye tugiye kuvuga ibintu bikomeye ariko uze mu ruhande rwacu ube hafi cyane. Mwami Imana Nyagasani udufate udukomeze kandi izina ryawe ribo ari ryo rishyirwa imbere kandi rihabwa icyubahiro. Urakoze kubanye natwe, urakoze kugiye kunkomeza, urakoze kugiye kuba mu ruhande rwanjye cyane. Dore ko nta nundi rwose nishingikirijeho yewe nta n'umuherekeza ariko kuko ari we muherekeza mukuru uzubane nanjye unshyigikire. Urakoze nyir'ijuru n'isi, urakoze kubanye natwe kandi nutanga umugisha Mwami Imana yacu kuri bene data babashije kumpamagara kugira ngo mbohoke. Iki ni cyo gihe cyo kubohoka, iki ni cyo gihe cyo kugira ngo umutima wanjye ubohoke. Urakoze rero ubaho umugisha nanjye bari kungenzereza mu izina rya Yesu. Amen. Amakuru ntago nkubaza ngo amakuru yawe, amakuru twese turayazi ntago ari meza. Nibihe biba bigoye, nibihe biba bikomeye ndetse ujye gutangira ubwira abantu amazina yawe. Nakoze amazina yanjye nitwa Musabwa Soni Marie Louise. Hanyuma Louis, mbere ko jenoside yakorewe abatutsi wabaga hehe? Iwacu ni mu majyepfo mu karere ka Nyanza. Bakunze nako hitwa ku Mayaga. Hanyuma icyo gihe wari ufite imyaka ingahe n'ubyibuka? Ine wari muto cyane ntago nakubaza amateka yaho ngo ube wayamenya. Uko biri kose umwana w'icyo gihe
hari ibyo umuntu abazi yibuka yego muri make bimwe ndabyibuka cyane byananyibereyeho jyenyine ndabyibuka cyane. Mu myaka 4 navuga ngo muri ako gace abaturage baho bari babanye gute? Abaturage baho bari babanye neza, barasangiraga, barashyingiranaga, yewe mbese buri kimwe cyose baragikoranaga. Bari babanye neza, batanganaga amaka, bari babanye neza. Yego. Hanyuma tugeze muri jenoside yakorewe abatutsi 1994. Twinjiye mu buhamya bwa Louise, icyo gihe bwo wabaga hehe? Nabaga mu rugo. Yego. Navutse mu muryango w'abantu 16. Hanyuma ningewe wari bucura, ninge wari umuhererezi. Nabaga iwacu rero mu muryango, muri bakuru banjye, basaza banjye, bari nabakuru bamwe bari bubatse, babyaye, mama yarakiriho kuko papa wanjye ewe bamwishe ku ikubitiro rya mbere. Papa wanjye hari abantu yari yarahaye inka, birangije mbere yuko jenoside iba, hari abantu bo muri famiye bari baragiye mu nkotanyi, kuko banatangira kwica uwo muryango w'iwacu niwe bashyize ku rutonde. Hanyuma papa wanjye abantu yari yarahaye inka baramujyanye, bamujyana mu kabari, kuko ninge wari umwana mutoya wagendaga wese naramukurikiraga. Noneho ngo mukurikiye anteruye ngo baramubwira ngo ngewe ninsubire mu rugo. Bamujyana ahantu mu kabari, bamuhereyo aside, bamugaruye ari umurambo. Ibyo byo biba birarangiye, dusigara gutyo, ariko nta kibazo twari dufite, nta kibazo, ibintu byose byari bihari. Jenoside rero ibirabaye, birangije habaho guhunga. Habayeho guhunga, ubwo ni ukuvuga ngo baratatanye, bamwe bicirwa ku misozi. Ubwo ngewe hari mukuru wanjye yitwaga Gahongayire Janvier, yewe nawe yari yarashatse, ariko aho ngaho yashatse intambara ihageze ahita we asanga nyine natwe turi ku musozi. We yaramfashe anjyana anshyira mu mugongo, amaze kunshyira mu mugongo tujya ahantu nanone ngo handi papa yari yarahaye inka. Tugezeyo uwo munsi twaharaye, uwo mugabo w'urwo rugo yakundaga data cyane kuko ni nawe yirahiraga. Abantu rero baza kumenya, baravuga bati kwa runaka hahungiye abatutsi. Barangije kugira ngo batugereho, bahise bica wa mugabo nyir'urugo, bica n'umuhungu we. Birarangiye, ubwo tutangira kugenda gutyo. Uwo mukuru wanjye yankubise mu mugongo kuko yarankundaga cyane 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 cyane, ariko tugeze ruguru yaho twari turi, hari ikigo cy'abapadiri. Rero urumva ngo kera bahungiraga mu bapadiri, ngo bahahungiraga barakiraga, ariko twebwe suko byagenze. Twagezeyo, tukimara kuhagera hanze y'igipangu kwa padiri, urumva habaga hari abantu bakuru, nta mukuru winjiraga mu gipangu, ahubwo icyo kigo cyareraga imfubyi. Noneho bapadiri banga ko abo bantu bakuru binjira, bahera inyuma. Noneho rero interahamwe zaraje, zimaze kuza, baravuga ngo abana bo mu bihorere. Ndibuka hari umuntu wavuze, ngewe ubuhamya bwanjye ni bwinshi, rimwe mvuga ibintu ngira byinshi cyane. Birumvikana. Noneho baramubwira ngo uwo ururutsa, anshyira hasi. Amaze kunshyira hasi, bahita bavuga, undi mugenzi we ahita avuga ngo se nguyu we ngo mwamwishe.
baransiganira cyane, baransiganira. Noneho umwe azamura ubuhiri, ndangije ndavuga ngo nibambabarire sinzongera. Aho wa mugani Imana yaramfashije. Umuyobozi wabo yahise avuga ngo ni mu mwihorero uyuwe, ngo tuzamufata tumugire umukozi azajya turerera abandi bana. Ibyo nkira gutyo, uwo mukuru wanjye n'abandi bamama bari bari kumwe baba baramufashe. Urumva mu guhunga hari aho wageraga ugaterura ishuka, waho ugeze ugaterura icyo ubonye. Ni ukuvuga ngo baramwambuye kugera ko bamusigaririza akanuza k'imbere n'akandi gasengeri k'imbere, ibindi byose barabimucuza. Bahiciye abantu kuri icyo kigo, barabica. Noneho we urupfu banamwishe, baragiye bakubita ikintu mo gutya, ubwonko nyine buza inyuma. Baramufata, ntumbaze ikintu bakoresheje kuko urwasaya bararutabuye, nduzi ko ari ukurutabura. Narangije baragenda bamuta munsi y'umuringoti, arara aho ngaho. Noneho twebwe babana padiri bahita baza baradutwara. Bamaze kudutwara baramujyana, ndarandira. Bamaze bajya kumutoragura aho bari bamutaye, baramuzana. Ariko yari yapfuye n'ubundi. Hari ahantu barambikaga imirambo batarashiramo umwuka, ariko uwo munsi iyo bashyiraga yahitaga apfa. Barangije bamaze kumugeza, bamuzanye bamuryamishije, padiri aragenda azana ikanzu y'umweru arayimwambika. Amaze kuyimwambika, nyuma yaho byoroshye komera. Nyuma yaho ahise haza abandi, izindi nterahamwe. Ariko noneho icyo gitero cya kabiri cyajemo abantu bo mu rubo b'iwacu, kuko kari agasozi ako ko hakurya n'akandi hagati haciyemo umugezi. Baraza, bamaze kuza bajya kureba aho ya mirambo iryamye itegereje gushiramo umwuka ngo padiri agenda abahambe. Barangije bahita baramubona. Ni ukuvuga ngo bagendaga bashaka abo bazi, bamuguyeho. Bamaze kumugwaho baramujyana atabasha kugenda. Bagenda bamutera sentire. Ntabwo urupfu rwe rushobora kumvamo cyane ko ari we nabonye bishe nabi. komera. Barangije kubera atabashaga kugenda, ngo baramubwira ngo kigenda kidukimbagira imbere. Umuntu yamukubise impiri imwe yonyine, baba bamutaye aho ngaho. Ikintu cyambabaje, ntabwo nigeze mbona naho bamushyinguye. Urugendo rwari rwarangiye, nsigara mu nzira yo gusigara jyenyine. Mbaho ndibuka bamaze kumbwira ngo bamujyanye, nararize cyane, mvuza induru. Kandi mwuko kuvuza induru, interahamwe zahoraga ziza, baravuga bati noneho aratwicishije birarangiye. Padiri yaramfasha njyana muri shambure, yarankingirana. Mbayo ubuzima buba munkomerezaho kwa padiri, ariko numva nsigaye jyenyine. Ntago byarangiye. Hari imyobo, hari abantu bakuru, hari abana.
banshoreye inshuro 3 nahagera bagasanga buzuye, ntabwo bari bo n'Imana ari ikimpagazeho bakansubizayo. Ikindi gihe haza ikindi gitero kiza gishorewe n'uwo wamwishe gwishe mukuru wanjye bwa nyuma, avuga ati ariko rero hari wa mwana wabo yarasigaye. Noneho araza yo interahamwe zazaga, kuko ntago bicaga abana ba padiri n'ubundi baharererwaga, bicaga abahaje baza ari nge bari gushaka. Nari nsutamye ku gatebe ndabyibuka, abantu twareranywe b'imfubyi, nuko uwo mupadiri yarapfuye yitwaga Simose, apfuye vuba banamushyize mu bintu by'intwari kuko yakoze ibintu bikomeye. Hari umunsi ari nko ku cyumweru interahamwe zarazaga, hari umupadiri nawe w'umufaransa, uwo watureraga yari umubirigi, uwo wundi ari umufaransa, yafashaga interahamwe cyane, ni nawe wabayoboraga kuza kubereka batwebwe. Umunsi umwe uwo mupadiri w'umufaransa aravuga ati rero ku cyumweru, kuko ku cyumweru iyo zazaga hari yatangaga ibintu, amasukari, pate jaune, amafaranga, barangiza bakagenda. Hanyuma umunsi umwe ndabyibuka uwo mupadiri wacu aragenda ajyana n'uwo w'umufaransa ngo bagiye kuduhahira. Bakimara kuvaho interahamwe ziraza, zabaga zirekereje, zapfaga kubona padiri asohotse bagahita binjira. Baraza iyo zazaga bahitaga batwicaza kuri table bakaduha ibikoma. Ntago narinzi ibikoma uko bimeze, sinarinzi ibigori uko bimeze, sinarinzi ibyayi, nanywaga amata mu buzima bwanjye. N'ubu amazi sinjya nyoshobora. Ndangije kubera kurya ibyo bintu ntarinzi, ndagenda ndwara bwaki. Barangije baza ari nge bari gushaka, nicaye gutya mu nguni, nicaye ku gatebe nsutamye. Noneho baraza, bamaze kuza ya interahamwe iraza barambonye, irahagarara, bansiganira kunyica. Abantu ubwo barabirebye baravuga bati baramujyanye pe. Bazwa ibibazo byinshi n'ibyo ntanazi. Bambaza ngo wanyu ngo muri Abatutsi, ntabyo nzi, ngo so yitwaga nde, nanga no kumuvuga kuko yarazwi. Ariko wa wundi w'interahamwe aravuga ati arakubeshye. Ndangije wa muntu uza w'umusirikare aravuga ngo ngaho nigahaguruke. Ndahaguruka, nari nambaye akantu k'agajipo ukuntu bankenyeje mu n'ikirere kuko ntiyankwiraga. Aravuga, ahita abwira uwo mungu, urabona aka kana atarakana. Ariko nge nkavuga ko iwacu, nge nkavuga ko nta n'ababyeyi nzi. Noneho iyo nterahamwe ikamwumvisha ko hari mukuru wanjye bahici. Hari igihe ngeramo nakwibuka ko namwihakanye. Ndamubwira ngo rambeshyera ntawe nzi, ndanamubwira ngo nta babyeyi nzi, ngo njyewe sinzi uko navutse, ngo nisanze ahangaha. Noneho interahamwe ajya kubangura ikikoni yari afite, bitamusaba imbabazi. Arangije wa musirikare amubwira ati bumuretse. Kumva ubwo hanze barimo baricarira, avuga ya mana yanjye, ya myobo uwo bari bagiye kunshyiramo, kuko baranshoreye bangejeje yo basanga huzuye, ntibari bubone naho banshyira. Umuntu nge nkabumvisha ko ndi mukuru, ariko bo bakavuga bati akana dore bakazanye, ati mukuru we yamuzanye amuhetse. Noneho icyo gihe nibwo uwo musirikare yavuze, urabona ngo katarakana. Mpita mwumvisha ukuntu ndi mukuru, ndavuga ngo ni mukuru nuko nsutamye. N'ubu iyo dusubiranye n'abo bantu twabanye, bamwe n'abagabo abandi n'abagore, bajya bambwira ngo uri kuvuga ngo uri mukuru nuko usutamye.
ngo ngaho sutamuka turebe ukureye basanga koko ndi umwana ariko ibintu byinshi navugaga ntabyo narinzi ko ari ukwirengera ubwenge nagize bwo kuvuga gutinya kuvuga data ariko ndavuga nti byose ni hahandi uwo nterahamwe ngo ngaho se ngo nikaze ngo ubuse karorota abandi bari hariya baragendaga bagafata bashyira hariya barangiza bakabajyanira rimwe hari abicaga hari abasogotaga ndangije turagenda tugezeyo dusanga huzuye umusirikare avuga ati nigasubireyo ati kazi tuzakica ikindi gihe ndagenda ndicara nicaye yanera amwita igarukira ndungurukira ambwira ngo ibereho sha ndamwihorera ibyo birabaye birarangiye ikindi gihe baragaruka bagarutse noneho babaza umuntu baramumbaza ngo ese ngo kagakobwa kahariya hakurya karacyari hano undi ahita amubwira ati ntago mbizi ahita azayiruka arambwira ati ngwino tugende kuko barinjiraga bakajagajaga no munsi y'ibitanda yaranjyanye ahita ndenzaho matera hari abana banyaraga aragenda afata bya bimatera byose abindunda hejuru baraza barashaka barambura ibyo biba birarangiye ku kindi cyumweru hari abana 6 b'umugabo witwa Sebahunga i Nyanza twarabanaga baraza turashaka ko mwese mwishyira ku rutonde mugashyiramo n'abandi bana b'inshuti zanyu ku kindi cyumweru tuzazana imodoka tubatware abana badushyiramo bamwe tugashaka no kubikundishwaho kugira ngo badushyiremo batwuzuza urutonde koko baratwandika bajyana liste kuko hari abandi bakuru bari bagiye kwica bagiraga amasaha bamaze gutwara liste ku kindi cyumweru nibwo bagarutse bagenda basoma ya liste nyina nakajya hajya uwo munsi ngewe hari inkwavu zabaga kwa padiri uwo munsi abantu b'abana batoya nitwe twagiye kwahirira inkwavu rero nibwo nanjye nagiye muri babana tujya kwahirira inkwavu mu kugaruka dusanga bashatse bambuze babana bose babashyize mu modoka baragenda babicira i Nyanza nta numwe wigeze urokoka nabiyongezeho mpita mbibuka nakwibuka ukuntu bapfuye bababeshye ngo saraba batumye urwo ndabamba ndarusimbutse urugendo rurakomeza mbayeho ariko nkabaho mfite umubabaro nakwibuka ko nsigaye ngenyine umubabaro kanyice nkumva navuze Imana ubu ngewe nasigaye iki mbayeho kwa padiri barishe tukajya twihisha rimwe inkotanyi zitangiye kuza tujya ahantu muri chapelle gusenga padiri akaduhereza impuza amashapure ngo nidusome akavuga ati abantu b'abana mwebwe mujye hano padiri akadusengera uwo munsi bagiye kuntwara nyuma yaho padiri nibwo yavuze ati ntago nzongera gusubirayo abana banjye barabamaze niyongeye kugenda inkotanyi nako interahamwe zikamenya ko padiri ahari baravuga bati ubwahari nta mwana turi bukuremo birarangiye bimaze kurangira uwo munsi inkotanyi ziri buze tujya gusenga amasasa akajya akaduca hejuru interahamwe y'iryo zikuvuza induru mana turavuga ngo turashize noneho ariko ngiye nkumva twanapfa nkavuga ni nubundi ngewe napfuye kera nta naho nsigari sinzasubira iwacu ese nzahera kwa padiri ngeze ryari nabona nk'abandi bana barokokanye na bene wabo harira umubabaro mu buzima bwanjye nakuze numva nta muntu nkunda kubera izo mpamvu nanjye nakuranye umutima w'umubabaro numvaga n'umuntu yambwira ngo arankunda numvaga atankunda bibaye aho nabona abandi bari kumwe abavandimwe umubabaro kanyica nkahora ndwaye nakumva hari umumama twabanagayo we umugabo wiwe niwe wari umututsi uwo mumama nyine ntago we yahigwaga ariko kubera abana yari afite arabahungana we yaranzi niwe wanyegeraga akambwira ati humura Imana yagushigaje izi mpamvu
bibaye aho rero intera bambe inkotanyi zimaze kuza baradutwara, maze kudutwara tuba mu nzira ndende tujya za Nyamata, tuva Nyamata tujya Rwabusoro, tuva Rwabusoro tujya Nyanza, tuva Nyanza tujya Gatagara. Ariko nge nahoraga ndwaye pe, nahoraga kwa muganga, bahoraga mana yanjye. Ndangije nakwibuka ko ndi genyine nkumva umubabaro uramfashe. Ngewe naziraga umuntu numva ari kuvuga ngo mama, numvaga ari ikintu aho ubu nibwo namaze kubyakira, aho mariye kuba mukuru, aho mariye kumva ko Imana yandinze yamagazeho. Ariko mibabaro wanjye wabaye muremure ku buryo iyo nagendaga mu nzira ndahitaga ngenda nkicara nk'ahantu nkaceceka. Naje gutangira ishuri rero, imyigire yanjye birangora. Igihe kimwe nsubiyeho inyuma, ubwo hari famiye, ubwo uwo mama twabanaga kubera ko yari atuzi, haza famiye wabaga inaha ngaha, wari Imana yarindiye ino, aza kurokoka. Maze kurokoka ngo bohereza bacisha nyine amatangazo kuri radiyo. Uwo mama twabanaga mu kigo yari afite akaradiyo, niwe wambwiye ati rero ati hari mwene wanyu ati warangishije, niba hari akantu k'iwabo kasi kaba karokotse ka bene wabo batangana nimero. Ndangije nyine mbwira uwo mama, ndamubwira ati uzamumbarize mubwire ko ndiho. Barabimenya ko ndiho, baraza baramfata. Hari muri 98 gutyo, baraza baramfata. Bamaze kumfata turajyanye, turabanye, ariko mu buzima bugoye. Ariko umubabaro ari wa wundi, nkumva ntimba mfite ntishobora kumvamo, narwara ntagira umuntu nabona umuntu atambaje atumeze ute, nkababara nkavuga nti nuko atari mama cyangwa se nuko atari mwene mama. Maze gukura ntangiye kujya mu ishuri, biranga. Nakicara mu ishuri, ibyishimo bya bamwe bikaba umubabaro wanjye. Ngahaguruka nkajya ngo muri toilette nkarira, cyangwa se nkicara nkajunjama. Naba ndi mu rugo twaba turi nko kuganira, nkumva ngewe umutima urambwiye ngo nimpaguruke. Ngahaguruka nkagenda, nkumva umutima, nkumva nta byishimo, nkumva ndi jyenyine, nkumva nta muntu mfite wo kubwira ikibazo cyanjye, nkumva nta muntu mfite wo kungirira impuhwe, nkumva nta muntu mfite wo kumba hafi, nkumva ndi jyenyine. Nkavuga ngo ariko ubundi ndiga ibiki? Nta muntu uri, ntawe uzishima. Ese nzagira nunsura? Ngira umubabaro. Ndangije bigenda, ejo ngataha, ejo bundi ngataha. Ndangije ubundi ni farije yandihiraga, ariko numva nahoranaga uburwayi budashira. Imvura yaranyagiye icyo gihe, bantwaye inyagirira mu ntuza mu bihuru, ngira ibibazo by'amasinizite birangora, bronchite iraza, nkarwara, nkabusingira umvuza, umubabaro uranyica, mbaho mu buzima bungoye. Ndangije ndavuga nti ntabyo kwiga. Ndangije mwuko kuva mu ishuri, nahise ninjira mu kazi ko mu rugo, nduzi ko ari ako mu rugo. Imirimo narayikoze, mbaho, ubuzima burakomeza. Ariko nkababara, nakumva abantu, nigeze njyana n'umwana w'umukobwa mu rugo, ndebye ukuntu yigira kuri nyina, navuze ntisingiye gusarira ahangaha. Nahise mpaguruka ndataha. Ngeze aho nkajya mbasa Imana, abantu bazajya bagira ngo ni ishyari ngize. Hahandi namara yo kuba mukuru, yongeye gusenga, umuntu ansomamo intimba, umuntu akansomamo ibikomere, umuntu akansomamo
ko mfite ibikomere bitazakira kandi hari Imana yo kunyomora mw'ibyo bikomere. Nararebye nsanga ndavuga ngo narababaye, sinshaka undi muntu uzambabaza. Igihe kimwe nigeze mpura n'ikibazo kinkomereye, mbona ko kwiyahura ari cyo cyaruta. Ndagenda njya kugura ibinini, si ikindi kibazo, ntago buriya sinjya si byiza, ariko iyo bibaye byiza ngenda bivuga. Uwo mupapa w'aho hantu yari umuntu ugira amahane pe, akanadukubita turi inkumi. Ndangije ndavuga rero ubu ngubu ngiye nuko ntari n'uwawe, biranagakora gutya ariko umuntu akanaguha n'agaciro. Njye gufata ndagenda ngura ibinini, maze kubigura, ariko hagati aho nyine natangiye nkajya njya gusenga, ngerageza kujya muri korali ngo ndebe ko nakwishakira igisubizo, ariko bikanga. Twajya kwibuka ibyo ku rusengero nkabivamo, ibya korali nkabireka, nkagira umubabaro. Ihahamuka rya mbere ryabayeho, wa muntu wari uri muri cya gitero cyo bishe uwo mukuru wanjye yaje, ndagenda ntangiye kuvuga, sinamenye igihe nikubitiye hasi, naho natangiriye urugendo rwo guhahamuka. Ubazi ntago niyo tugiye kwibuka abandi iruhande barancunga, kuko byanze bikunze nanjye ntumbaze ngo byaje gute, ariko ni ibintu byafashe. Rero biramfata mpita njya gushaka ibinini ngo mfe, nsanga ko gupfa kwanjye kuruta gukira. Byagezeho ndavuga ngo se byibura habuze n'umuntu n'umwe usigara, byibura bari ikimuga, ariko ngende murebe. Ngezeho njya gufata ibinini ndabizana, maze kubizana ndabireba, ndavuga ngiye kubinywa nipfira. Nagiraga umubabaro, naricaraga nkarira. Noneho ndangije nsubiza inyuma rwa rugendo, nsubiza inyuma za nshuro zose banshoreye, nsubiza inyuma ahantu hose. Ndavuga ngo ariko ubundi ubu sinaba ngiye gupfa, wenda imbere yanjye hari ikindi, none se ubu nimpfa ninde uri burire? Ndavuga ndabiretse. Maze kubireka mbaho, ariko nkajya nsenga nza kumenya ko Imana ari we se w'imfubyi. Akicara nkavuga ndi jyenyine ariko ndi kumwe n'Imana. Bigeze aho nareba nawe mugabo amahane afite, ndavuga jyewe ntago nzigera nshaka umugabo pe. Nkumva mfite igikomere n'ubu ndacyagifite. Impamvu nararebye ndavuga ngo se ko numva ingo ziri hanze aha ngaha hari intambara, nkabwira abantu n'ubu ngubu shuwa ya nyuma nshigaje y'urugendo rwanjye ni urugo. Mbwira n'Imana nta mugabo nshaka uzambabaza, nta mugabo nshaka uzantera intimba. Umubabaro narawugize, ariko Yesu yabaye hafi yanjye. Najya gusenga Imana ikambwira iti ni njye mubyeyi wawe, mpumurizwa n'Imana. Ndangije ndavuga gushaka kwanjye biri kure, kandi biri kure koko. Ntago n'ubu nshobora sindabishyikira, ni ibintu mba numva ntashyikira. Nkumva wapi, nkumva ngenda shaka byibura kubanza nkakomera. Kumva nk'umuntu avuga ati wowe kudashaka urabenga, nkumva nifitiye icyanjye gikomere. Ese basi kubona n'ubundi uri wenyine, ese upfuye byibura nta nubwo wakibyarira akana, nkababwira se uwo mwana ndamubyara, mukoreshe nanjye ubwanjye
mfite igikomere cyanjye, ntabwo ngiye no gutera uwo mwana wanjye igikomere, ndavuga ngo ni icyanjye bwite kandi hari igihe kizashira. Mfata icyemezo gutyo kugeza na n'ubu. Ubuhamya bwanjye ni burebure, ahubwo ubu ndanakomeye kuko bagiye bamamagara barambwira batukomere, niyo tugiye kwibuka barambwira batukomere, no kuvugira mu ruhame ngewe birananira kuko akenshi ntago ngenda ndi muzima ariko nkagaruka nabaye umusazi. Mu biganiro birangora. Ikintu cyabinteye rero, ejo bundi umuntu yarampamagara ari mu gitondo, ndabyibuka, numvaga ari ijwi ry'umuntu ariko nari mfite ibitotsi byinshi kuko mbere yaho gitangirira twari twaraye dusenga, abantu barambwiye batereka nze tuze tugusengere ukomere, tuzi ko ibi bihe bikugora. Twaraye dusenga, tugejeje mu gicuku turaryama, saa 11 numva umuntu arampamagaye, ntumbaze ngo ninde, niyo nimero byarangiye ityo, yagiye ityo. Nimba ari nde wamukoresheje simuzi, sinkeneye no kumumenya. Harangije arambwira mwese ngo uraryamye, ndavuga ngo byuka ngo ujye kwihisha. Aramvuza ngo se ninde, telefoni biragiye birangira gutyo. Nibwo byabaye ngombwa ko ninjira muri iki kiganiro. Njyewe ari ibintu byinshi nagiye, abajyanama benshi bangezeho barankansirenze babiranga, baranganirije biranga, ariko ndavuga nti nimundeke nyine, hari igihe bizashirira. Ejo bundi naravuze umubabaro ndarira, ngeze aho ndavuga nti reka nikomeze. Abandi iyo bagiye mu biganiro baba bafite ababaherekeza. Ndavuga ati komera ruwe. None mu gitondo ndaribana abana ariko harya nsubiyeyo ndongera ndarira. Muri make niba ari umutwe kwihangana, ndabanza ngo haba harimo ngira amarira menshi cyane, niyo ndyamye nkahita mbisubiza inyuma nabwo ndarira. Ariko ndashima Imana ko ikimpaye ubuzima, ndashima Imana namaze kumenya gusobanuka ko mfite abankunda, namaze gusobanukirwa ko mfite Imana, namaze gusobanukirwa ko impamvu wasigaye hari ahantu Imana izangeza, impamvu yanshigaje. Nsanga buriya kuba nari bwiyice, nsanga hari icyo nari kuba nivukije. Hari ahantu njya nyura mu rugo ni Kanombe, ahantu hari umuntu turana, nkajya njya ahantu muri korodoro nkasanga hari imindaya, ibicupa by'amayoga bariteretse, ibitabi, nkabona bamwe ni n'abana batoya, abandi nkabona bafite ababyeyi. Nkavuga ngo ariko se Mana, aba bantu impamvu bicaye aha ni ibiki? Ndavuga ariko ntawe nacira urubanza, hari uretse Imana nanjye yangiriye ubuntu nakabaye ndahangaha. Ndavuga ngo Mana, ndagushimiye ko mu bupfubyi bwanjye wambaye hafi, sinabaye ikirara, sinabaye indaya. Ndavuga ngo nushimwe, ubu mba nje ahangaha kwiga,
Imana yarandinze mu bupfubyi, Imana indinda kubyaragura ngo ngende mbi imbobo, Imana indinda kuko ni byinshi Imana yandinze. Ndayishimira, ndashimira namwe ko mutumye nduhuka. Iyo mvuze ndaruhuka ndibuka iyo najyaga muri abo bantu bashinzwe ihungabana, barambwiraga batirira, ntushaka kuvuza induru, rira, bagakinga bakavuga batirira, nkarira, baturira uvuge urire urakira. Nukuri. Ndarira rero, ndarira rwose. Niyo twagiye kwibuka ndarira, mbona umwanya wo kurira. Niyo ndi mu rugo ngira umwanya wo kurira. Niko kuruhuka kwanjye. Nukuri. Kandi iyo mvuze nshobora kuvuga ibintu byinshi, ariko iyo mbivuze nabwo ndaruhuka. Yego. Ngira ubuhamya bwinshi none no mu rusengero no mu bantu b'urubyiruko. Hari umupasiteri umwe wigeze ambwira ati igihe kimwe natanze ubuhamya bararira, hari mu masengesho y'urubyiruko. Barangije barambwira bati tukubona nagerageje kwiha amahoro, kwishakamo ibyishimo. Bakambwira bati burya tukubona nuko umeze n'uwo mubabaro waciyemo. Ikindi gihe ndi mu rusengero, mukecuru araza arambwira ati mwana wati ngwino nkubwire, ati ejo uzansange mu rugo nkubwire. Ndangije ndagenda, maze kugerayo arambwira ati mwana wa nti atugira umugabo, nti oya. Ese ugira fiyanse? Ntawe. Kuko hari umukecuru yambajije utubazo twinshi tw'abakecuru, arambwira ati rero, ati namenye ibyawe, ati numva ndababaye. Namwese mukecuru byanjye ni ibihe? Ati mwana uri imfubyi? Ndamubwira nti ndiyo. Ati nta papa nta mama? Nti wapi. Ati se abavandimwe nti nabo ntabo ngira. Mukecuru yararize. Ngewe nageze aho ndakomera, ariko nabwira umuntu ibyanjye nkabona niwe uri kurira cyane. Arangije arambwira ati wanyemerera nkakubera umubyeyi? Yari ashaje cyane. Ndamubwira ati mama ndabikunda cyane. Arambwira ati ujye uza aha ngaha umbwire urire, ati ujye uza aha ngaha tuganire. Habaga n'icyumba cy'amasengesho. Arangije arambwira ati se no, yarabivugaga by'abakecuru, mwana wa ururukwe aka gakweto wambaye wagakuye. Ambaza ibibazo byinshi ariko by'abakecuru. Ndavuga ati mama ati nta kibazo rwose, ntugire ikibazo, ndabigira ndabifite. Arangije arambwira, ajya mu nzu anzanira 5,000. Arangije ati mwana wa atugende ugura amavuta, ugura isabune, ugura inkweto nziza, mbese ambwira ibintu byinshi. Ndavuga ni mama ndagushimiye. Nyuma yaho yaje gupfa, yewe ndababara, ariko Imana yarandinze. Nza kubona rero burya ko mfite abantu bankunze. Kirenze kuri ibyo ni Imana nsanga ko inkunda. Ikirenze kuri ibyo hari ngira bimwe ngenda ngabanya. Ndavuga ni inkomeza uyu mubabaro nzajya ndwara ibirwara byinshi. Ni inkomeza uyu mubabaro nzagira umutima mubi. Ni inkomeza uyu mubabaro nta nubwo nanjye nziga kubabarira, nzahera muri ibyo ngibyo. Ni inkomeza uyu mubabaro ntacyo nzageraho, nzahora numva ko mfite umubabaro. Ni inkomeza uyu mubabaro nzaba umusazi. Ni inkomeza uyu mubabaro nzagira umujinya, mbe n'umukecuru imburagihe. Nishakamo ibyishimo rero, ariko
ntabwo byoroshye hahandi wicarana n'umuntu niba ari umuhanuzi niba ari umupfumu nsimbisi ejo bundi arambwira ati kukubona inyuma ntabwo ari kumeza imbere arambwira ati sinkuzi hatari kugira intimba ugira igikomere hatari ko ntumbaze uko byagenze hatari ko dore ufite intimba nyinshi arambwira ati kukubona inyuma wambaye yewe uranasa neza ariko imbere yambwiye n'ikintu gikomeye arambwiye ngo imbere waraboze ati ufite ikintu cy'igikomere ugendana nacyo ati wowe ugerageza kwiha amahoro no mu rusengero ukagaragaza gusimbuka ukagaragaza kubyina ariko wishatsemo amahoro ariko ugira intimba iguhoramo arangije arambwira ati ntubona ko turi muri iyi modoka ati wowe uko nkureba ugerageza ati n'iyi modoka wagerageza kuyisimbuka mu bwo kwiha amahoro atariko imbere warashize ati abantu baragukomerekeje ati baguteye igikomere atari kugerageza kwiha amahoro arambwira ati amahirwe wagize nuko ubinahangaha ati uza kuba iwanyu warapfuye ati yewe n'ubu uhageze ntiwarara ambwira ibintu byinshi nsanga ndanabizi ariko numva arongera ngaruriye igikomere mu modoka nararize twari twicaye inyuma ndarira ngiye kumva numva ko ndi buturike ngo mboroge arambwira ati komera ati sinkubwiye ngo umbwire ibikomere wagize hatari ko komera n'aba bantu twicaranye batabona uri kurira bakavuga ngo uyu mugabo n'ibiki ari kubwira uyu muntu ati mbabarira utanteza aba bantu ati hangana icyo gikomere urakigendana ariko komera ati warakuze ati mbabarira wiririra muri iyi modoka ndwana n'umutima narengezaho kumva ngiye guturika ngo mboroge baravuga ati mbabarira girira ko ndi umugabo byibura iyo mba n'umugore mugenzi wawe wari kurira ariko girira ko ndi umugabo batananambikana bagira ngo hari ibindi nkubwiye cyangwa nkukozeho ndihangana ndaceceka ariko nahise numva nanone cya giseba yongeye agitonetse birarangira. Hari impamvu Imana yatumye usigara uyu munsi mu muryango mugari mwari abantu benshi ariko navuga ngo habaho ibikorwa by'ubunyamaswa ngewe n'iryo jambo nkunda gukoresha abantu bazira uko bavutse ariko uyu munsi hari impamvu Imana yemeye ko uri ku isi kuri uyu munsi hari impamvu Imana yemeye ko Louise asigara muri bantu bose hari inzira nyinshi yagiye gutambutsa ariko uyu munsi byibuze uri ishami ryashibutse sibyo kandi kuba uri muri Yesu ufite ingabo igukingira ufite navuga ngo intwari ikomeye cyane kuba uyu munsi uri mu Mana hari benshi bahuye n'ibikomere babindaya baba basinzi ariko uyu munsi Imana yabanye nawe mu bupfubyi bwawe ariko navuga ngo imbere ni heza sibyo kandi urabona wavuye mu mukobwa mwiza uriyubaka ntekereza ko uyu munsi aho mu rugo bari batewe ishema nuko umeze kuri uyu munsi sibyo naho hari benshi hano hanze bapfobya jenoside wababwira iki iyo umuntu yihandagaje agakoresha ijambo ry'ubunyamaswa ijambo navuga risesereza akifata ati nta jenoside yabayeho ejo nahoze mbona stati navuga ngo yingirwa mubyeyi avuga ngo abatutsi ngo nibo biyishe benshi bagiye babona icyo kintu ariko navuga ngo n'ubunyamaswa ntekereza ko uyu munsi amateka yacu n'abakiri batoya bazakura bayasanga nk'umuntu upfobya jenoside umufata gute umuntu upfobya jenoside navuga ngo nuba abonye umwanya yabikora ni ukuri kabiri umuntu upfobya jenoside navuga ngo ntazi aho ageze we azi ko muri we umutima we aracyafite umutima w'ubunyamaswa wo kwinangira ariko ikintu namubwira n'umuntu ugifite mwene uwo mutima namubwira ngo nagarukira aho ngaho namubwira ngo igihe yahereye abikora ayirwanya nta n'icyo yigejejeho bica abantu
sorry gato nta kibazo mama. mereye no kuri aho biwacu baravugaga bati reka tubice dusahura ibyabo tubisigaremo, ariko ikintu cyantangaje nkinagaye umuntu ukigendera muri ibyo ngibyo nuko nta nicyo bigejejeho. Ubu uyu munsi wa none bakaba aribo baza bagasaba bakadusaba, uyu munsi wa none akaba yanambwira n'umwana wakambwira ati se wampaye akenda. Ntago ari byo simbishe hejuru, ariko icyo ngira ngo mbabwire ntacyo bagezeho, nabo babikora ntacyo bazageraho uretse gusa kumva umutima wabo ari mube ari umutima w'ubunyamaswa, ariko nababwira ngo ntacyo bagezeho. Ewe natwe abasigaye bakabonye urugero, kuko bo bari bazi ko nta muntu uzasigana, cyane ko banavugaga ngo nakana n'iki ngo kera abana babo bazajya bababwira abatutsi ngo bavuge ngo abatutsi basaga gute. Rero ntacyo bagezeho. Abari abakene n'ubundi bakomeje gukena, abari abakire bamwe baranakennye. Buriya kumena amaraso ni ibintu bikomeye, ni ibintu bibi, ni umuvumo. Rero uwo muntu ugifite uwo mutima, ngiye ku bwanjye ndamugaya, kandi nawe yigaye n'Imana iramugaya. Ntago yakabonye aho tugeze, igihugu cyacu kigeze, ngo aba agifite uwo mutima. Namubwira ngo akiwufite yimuke agende. Ngo n'intimba navuga ngo benshi bakoze ibikorwa by'ubunyamaswa mu 1994 kuba bababarirwa ni ibintu bigoye, kandi buri muntu wese arabyumva. Nababandi bagoreka amateka cyangwa se bakoresha imvugo z'ubunyamaswa, ukuri barakuza, ariko uyu munsi bakaba bagoreka cyangwa se navuga ngo ari nk'ikibirukansa kikibarimo kuri uyu munsi. Uba wumva babantu bahemutse, babantu bakwiciye abantu, babantu bakoze ubunyamaswa, navuga ngo biyambuye ubumuntu, kuko ntago wajya kwica umuntu ufite ubumuntu n'ubunyamaswa. Uba wumva byibuze warababariye. Ngewe kubabarira narababariye. Mpamvu nababariye ntago nabura kumubabarira ngo n'ubundi agarure babantu yishe. Hari uwakwegera gusaba imbabazi? Mu by'ukuri nawe, ariko nubwo ari ntawe, nabone bamwe barapfuye, abandi babaye ikibandi barakennye, abandi barafunze. Nge narababariye kugira ngo nanjye Imana itazanambaraho urubanza rwo kutababarira. Nukuri. Impamvu nabababariye nuko uyu munsi wa none aho bumvaga bazagera ntaho bageze. Kindi nabababariye nuko uyo nirebye mpita mvuga ngo nyange n'Imana yangiriye ubuntu irandinda. Rero gukomeza kwigerekaho umusaraba wo kwanga kubabarira, ntago nanga kubabarira ngo mbabwire ngo nimuze muzure ya miryango yacu mwishi, ngo nanga kubababarira ngo ngire icyo mbakoraho cyangwa nanjye ngende ntyaza umuhoro mbateme. Ntago nakanga kubababarira ngo hari ikindi narabababariye pe. Imana nta rubanza yambaraho, narabababariye rwose. Nukuri dushimira ubuyobozi bwiza buriho, cyane ko uyu munsi navuga ngo nta macakubiri, dufite umutekano, turarinzwe. Umunsi nta muntu ugenda avuga ngo ndahigwa. Nyamara mu gihe cy'1994 umuntu yagendaga avuga ati ndahigwa, ubwoko bw'abatutsi buvuga ko buri guhigwa. Ariko navuga ngo Imana yarakoze kuba uyu munsi byibuze yarahinduye amateka y'u Rwanda, ndetse dushimira cyane n'inkotanyi. Byibuze Imana izumve, izarebe ibyo zakoze. Twebwe nk'abana n'abantu nta kintu twakora. Hanyuma uyu munsi ubayeho guteruwe. Uwo muryango nababwiraga nabayemo, nabwo ntago byakunze ko bakomezanya. Byarangiye nyine umugore n'umugabo atandukanye, n'undi bamwe abukunda bukwe. Biba ngombwa rero yuko nanjye urumva nari maze kuba mukuru, tari ngombwa gukomeza kugorana. Biba ngombwa ko nanjye nyine
wirera nirera. byibuze uyu munsi ufite akarimo Ntako. Ntako. Nibyo navugaga ari nk'ukuntu iyo nicaye gutya nkavuga ngo se ko ndeba wenda meze uku nguku uyo nza kugira ngo umuntu nasigaranye ngomba kurera nanjye biba bimeze gute. oya hari izindi nzira Imana yari gucaho ariko uko biri kose ndabishimira Imana. Nanjye nsubiye mu ryo muvuze mbonye umwanya mwiza wo kubivuga. Ndashimira igihugu cyacu, ndashimira perezida wacu, ndashimira Inkotanyi. Hari igihe ngenda nabona ndi kugenda mura n'abantu nabona ndi kugenda nkavuga nti Imana ishimwe kuko ntari kwihisha cyangwa ntari kububa, ntawe uri kumiga. Nshimye Imana ko ari tugejeje ahangaha. Ndazishimira zarakoze, ndashimira perezida yarakoze yaduhaye umudendezo. Ndabashimira namwe ko Imana yabarinze. Ndashimira Imana yo mu ijuru yatugaruriye amahoro mu gihugu. Ndashimira Imana ko nta rwikekwe tugifite. Hari ikindi gihe imvura iguye mpita nibuka imvura yatunyagiye ari naho nakuri ntuza ndavuga nabona ukuntu turi kugama nkavuga nti Imana ishimwe ko noneho umuntu ajya kugama. Nta mvura yananyigira nkavuga nari kubundi yananyagiye ndi uruhinja. Hari iyo tugiye kugama iyi mvura yanyagiye icyo gihe kwitanyishe. Ndashimira rero ubuyobozi bwacu bwo kabyara. Perezida wacu yarakoze, yaduhaye ijambo twarabohotse. Ndamushimira ko iterambere ryaje. Yataza kuduha igihugu cyiza ntabwo hano mba mpicaye. Imikorere ntiba yarabonetse. Ndamushimiye kuba nicaye ahangaha. Niwe wabiduhaye, niwe watumye tubigeraho, tubona umwanya wo kubigeraho. Imana imuhe umugisha. Amen. Namwe wubahe. Navuga ngo n'abantu bakomeza, navuga ngo gukora ibikorwa by'ubunyamaswa, gufata umuntu nka Louise cyangwa se undi wese wahuye n'ibikomere cyangwa se ingaruka za jenoside yakorewe Abatutsi ukaba wamuhamagara ngo ihishe, navuga ngo uri inyamaswa. Wowe wabikoze nuzabasha kureba kino kiganiro cyangwa se uyu munsi ukaba wamubona nakwita inyamaswa kuko uyu munsi ariho kubera Imana. Kandi navuga ngo nimba ari n'uwagutumye cyangwa se ari n'ababikoze uyu munsi ntacyo azaba, sibyo Louise? Ntacyo uzaba. Kandi reka mvuge ngo uyu munsi urarinzwe, sibyo? Abantu nk'abo rero ujye ubafata nk'aho batariho kuko iyo umuntu atinyutse kuvuga ijambo nk'iryo n'ubundi ntagariwe ni bya bibazo cyangwa se za ngaruka z'ubugome z'ubunyamaswa aba yarakoze. Ariko akumva yuko n'ubundi Louise uyu munsi kuba ariho ntakwiye kuba ariho. Amaraso yawe atamenye agahora yumva ko nta mahoro afite, agahora yumva yuko afite agahinda kuko nawe utagiye. Ariko reka mvuge ngo bazakorwa n'isoni mbene nk'abo ngabo, sibyo Louise? Komera mama, kandi kongera kubaho nibwo butwari. Ukomere kandi utwaze gitore, sibyo? Ndetse no kuba uyu munsi wakemera kuba wavuga ubuhamya ni Imana yo mu ijuru ubwayo gukomeza. Ni Imana iguha imbaraga. Ntago biba byoroshye, ni ibikomere. Navuga ngo biba ari byinshi, urugendo runini cyane umuntu aba yibuka. Ariko reka dusoze Louise, wakoze cyane. Kandi Imana ikomeze ibane nawe, ndetse n'ubundi wongere udusengere nk'uko n'ubundi twatangiye isengesho. Mana ndagushimiye ko uri data twese mwiza. Ndagushimiye ko gahunda ari iyawe. Ndagushimiye kubw'ikiganiro cyiza kitambutse. Ndagushimiye ko dukomeje. Ndagushimiye ko wabaye mu ruhande rwacu. Ntabwo biba byoroshye, ariko mu bibaho byose tugomba guhora dushima
ndagushimiye rero ko ikiganiro gishoje, komeze kuba mu ruhande rwacu, dushyigikire, ubane natwe nk'Imana yacu. Ndagushimiye kubwa bene data, ubaha umugisha rero, komeze ubashyigikire, komeze ubambike imbaraga, komeze ubarinde, komeze ubiteho. Uwiteka nyir'ijuru n'isi, Mana ishoboye byose, ukomeze ubarinde, ukomeze ubane nabo Mwami Imana yacu, kandi ubaha umugisha n'ukuri, kandi ubaha umugisha utagabanyije. Urakoze nyir'ijuru n'isi, urakoze byiringiro byacu, bana natwe muri byose, udufashe mu izina rya Yesu, amen. Gasaro TV.